Yesu ashimwe bantu b'Imana. Ni Ingabire Jeanne Gentil ugarutse kuri televiziyo yava mu byaha TV. Uyu munsi mbafitiye indirimbo nziza yo mu gitabo, mbafitiye n'ijambo ry'Imana. N'ubundi reka twongere tubisengere nk'uko bisanzwe. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, urera kandi urakiranuka, uri Imana nyamana, uri Imana twiringira tukarya, uri Imana twiringira tukambara, uri Imana twiringira ukaduha amazu yo kubamo, uri Imana itanga urubyaro, uri Imana itanga ubukire, kuko isi n'ibizuye ari ibyawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwiringiye muri uyu mwanya rero, tugusengeye umwanya tugiye kwinjiramo, dusengeye indirimbo n'ijambo ryawe kwanga barabyumva, bigira aho bibakura naho bibashira, uhumuriza abantu bawe bari mu bibazo, kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo bamenye ko uri Imana ibatabara. Uragahora ku ngoma rero bana natwe, utangirane natwe, usozanye natwe. Bamarayika batubera abarinzi, umwuka rero atubera umuyobozi, amaraso ya Kristo atworose, uturengagize ibyaha byacu byose, utubabarire rwose, utweze nk'uko werahize imitima n'imibiri, kugira ngo iki kiganiro kibe mu mwuka cyane, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ntudusize twenyine, ngo dusigaye mwuka rero niwe mufasha. Mwuka rero naza dufashe muri iki kiganiro kugira ngo kigende neza, abanyarwanda n'abanyamahanga bazumva ibi biganiro bizagire icyo bibafasha, bizagire n'icyo bibakomeza mu bibazo barimo. Dore u Rwanda mwami rufite ibibazo, n'amahanga afite ibibazo. Iyo turebye intambara ziri hirya no hino ku isi zigenda ziteza ibibazo by'inzara, ariko abantu bawe bakwizeye n'abakwiringiye ntibazakena, ntibazagubwa nabi, bazagubwa neza iminsi yose. Ngwino rero gumane natwe, turakwiringiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, urakoze, amen. Nk'uko nari mbibabwiye, reka mbaririmbire uyu muririmbyi wa 21 mu ndirimbo z'agakiza uvuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Wowe uri mu bukene, reba imbere utegereze igitondo. Wowe urwaye, reba imbere utegereze igitondo. Wowe musore n'inkumi muri gutegura ubukwe, nimurebe imbere mutegereze igitondo. Wowe utagira akazi w'umushomeri, reba imbere utegereze igitondo, kugira ngo wiringire Imana, kuko ariyo izakora imirimo izirukana Satani itegeka isi yose. Reka rero turimbure uyu muririmbyi mu izina rya Yesu. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze mwese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mw'itorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Muririmbire Ihoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu. Tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima, bikorera umwami Yesu. Ndetse ubwenge n'umutima, bikorera umwami Yesu. Kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko
ya wa mugome Satani. Muze twese tubashake, tubasangisha umukiza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Tumaze kuririmba umuririmbyi rero uvuga ngo muze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu n'izakora imirimo, izirukana Satani itegeka isi yose, tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Igitero cya nyuma kiravuze ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Rero ndakubwira wowe unyumva kugira ngo ntucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ibibazo waba ufite cyangwa ibisubizo, dore ko iyo turi mu isi bigenda byivanga, uyu munsi uri mu bibazo, ejo uri mu bisubizo. Mbese baravuze ngo ibibazo biza bihetse ibisubizo, ariko wagira ngo n'ibisubizo biza bihetse ibibazo, kubera ko uyu munsi iyo uriho neza, ejo uba uriho nabi. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo iyo umuntu afite amahoro ntago ayamarana n'umunsi, iyi si n'imburabuturo. Niyo mpamvu rero dukwiriye gusenga, twaba turi mu bibazo, twaba turi mu bisubizo, tugasenga ubudasiba. Reka nanone mbahumurizishe aya magambo ari muri Luka ibice ni 9. Reka dusome dore ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Intumwa zigarutse zitekerereza Yesu ibyo zakoze byose, arazijyana azihererana ahegereye umudugudu witwa Betsaida. Abantu babimenye baramukurikira, arabakira, avugana nabo iby'ubwami bw'Imana, n'abashaka gukizwa arabakiza. Nuko umunsi ukuze, abo 12 baramwegera bati, sezerera abantu ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi, bacumbike babone ibyo kurya, kuko aho turi ari mu kidaturwa. Arababwira ati, muba rimwe mubagaburira. Bati, dusigaranye imitsima 5 n'ifi 2, keretse twagenda tukagurira aba bantu bose ibyo kurya. Bari abagabo nk'ibihumbi 5. Nuko abwira abigishwa be ati, nimwicaze abantu inteko yose ibemo abantu 50. Babigenza batyo, barabicaza bose. Yenda ya mitsima 5 n'ifi 2, arararama, areba mu ijuru, arabishimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu. Nuko bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura intonga 12. Dushimiye Imana ku bw'aya magambo. Aya magambo rero ni amagambo yo kugukomeza no kuguhumuriza wowe ushonje muri iki gihe, cyangwa wowe ufite ikibazo icyo ari cyo cyose. Bivuze ngo iyi nkuru nimba itubwiye uburyo Yesu yabwirije abantu ijambo ry'Imana, ngo n'abashaka gukizwa yarabakijije, ariko none igihe kigeze abigishwa be 12 baramubwira ngo sezerera aba bantu batahe, ngo bajye gushaka amacumbi n'ibyo kurya, ngo kwa ahantu turi ngo ni mu kidaturwa. Nimba Yesu Kristo yarabashije gufata ifi 2 n'imigati 5 akabihaza abagabo 5,000, abagore n'abana batabariwemo, bari ahantu mu kidaturwa, wowe ahantu uri hameze ute ku buryo Imana itagukemurira ibibazo? Ndagukomeje wowe uri mu kibazo icyo ari cyo cyose, kugira ngo wizere yuko Yesu wagaburiye abantu bari ahantu mu kidaturwa, ariko bakarya bagahaga bagasagura. Nawe icyo kibazo cyawe kiroroshye kuri we. Ibikomereye abantu imbere y'Imana biroroshye, ibidashobokera abantu Imana birayishobokeye. Ndagushimira wowe umaze kumva aya magambo, usubizwemo imbaraga. Umaze kumva n'indirimbo ivuga ko Yesu Kristo ari we uzategeka isi yose, azirukana Satani ategeka isi yose. Nubwo burwayi bwawe yabutegeka, n'izo ntambara ufite yazitegeka, iyo nkwano wabuze yayiguha, ibyambarwa wabibuze wa mukobwa uri kwitegura gushyingirwa, wa musore utagira inzu, yemwe abari mu makode babuze ubwishyu bw'inzu, yemwe abatagira ibyo kurya, yemwe ababuze imyambaro, yemwe ababuze minervari z'abana, ibibazo byose mwaba mufite, abari gucuruza mu gahomba, ab'amatungo yabo yapfuye, nayo ubu yarapfuye ariko Imana yaramushumbushije. Namwe ndabifuriza ngo Imana ibashumbushe. Ibibazo byose mwaba mufite, mwanzwe n'imiryango, hari n'abandi banzwe, ariko Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Wiringire Yesu, nukomeza gukora ibyiza ugatungana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu naguma gukiranuka, ngo Imana izatuma abanzi be bamuhindukira baba bakunzi be. Nta kibazo na kimwe rero ufite cyananira Yesu.
uru ni urugero rumwe nguhaye, ariko usomye ijambo ry'Imana wabonamo izindi ngero nyinshi z'ibitangaza Yesu yagiye akora. Iki gitangaza yakoze rero cyo guhaza abagabo 5,000, abagore n'abana batabariwemo, kandi bari ahantu mu kidaturwa, akabikora akoresheje ifi 2 n'imigati 5. Nta kibazo waba ufite gikomeye kurusha ibyo ngibyo. Nta kibazo gikomeye Yesu atagukemurira. Icy'ingenzi ni ukumwizera no kumwiringira no kwirinda ibyaha, kuko amasengesho y'abanyabyaha yo ni ikizira ku Uwiteka, kandi ijambo ry'Imana yatubwiye nta mahoro y'abanyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Birasaba rero ngo uve mu byaha, nurangiza wiringira Imana, ugire kwizera no gukomera kuyakoze ibya mbere izakora n'ibya kabiri. Ahangaha twasomye ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu Kristo ku murongo wa 16 yenda ya mitsima 5 n'ifi 2, arararama, areba mu ijuru, arabishimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu. Ese wowe muri dukeya ufite ujya wibuka kurarama? Ese muri dukeya ufite ujya wibuka gushima? Si uguhora wiganyira gusa. Ndagusaba kugira ngo muri bikeya Imana yaguhaye ujye wibuka kurarama, ushima Imana, ishyiremo tubura. Reka nkwibutse umukecuru w'i Sarefati, ubwo Eliya yageraga akamubwira ngo mpotuzi two kunywa. Umukecuru agenda amuzanira amazi yo kunywa. Eliya aramubwira ngo nzanire n'agatsima. Undi aramubwira ati nta bihari, hasigaye agafu gakeya ngiye kuvuga ngiye n'umwana wanjye tukakarya tukipfira. Eliya aramubwira ngo banze unzanire hakanjye, ngo kuko ngo icyo kibo kitazabura mu ifungo niyo mpere zitazaburamwe amavuta. Nuko byagenze kubera kwizera k'umukecuru, yatekeye umukozi w'Imana, amaze kumutekera kimwe n'ijambo ry'Imana nari maze kubabwira n'umuririmbyi nabaririmbiye. Reka dusenge Imana, ubundi abantu mwiringire yuko ibibazo byose mufite Imana ishoboye kubikemura, kuko nta kintu cyayinanira. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko ari wowe ubasha gukemura ibibazo abantu byose bafite. Isi yose yugarijwe n'ibibazo, hari ibihugu birimo intambara, hari inzara ku isi yose, hari indwara z'ibyorezo. Uwiteka Imana Nyiringabo, turagusabye ngo ugere kuri buri wese ikibazo afite ukimukemurire. Uragahora ku ngoma rero, kuko uri Imana itwumviye gusenga, kandi kuri Imana ibanye natwe muri ibi biganiro mu ijambo no mu ndirimbo. Gumana natwe, uhumugisha abakameramani, uhumugisha abatwumva bose mu Rwanda no mu mahanga. Ukomeze kubana n'imitima y'ubwoko bwawe, abantu bose bakwiringiye be gukorwa n'isoni. Urakoze rero, teka kandi uganze byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom, reka ducumbikire ahantu aho ubutaha.